ubushize bw'igano naravuze ngo ibintu byose Imana igibyemera urarwara Imana ikabyemera ugapfusha Imana ikabyemera uyu munsi urapfusha abandi babyaye uri kurira abandi bari kuvuga ngo Yesu uri mu kazi kwa gatandatu narasenze nsangana n'umubyeyi yaraje angana kubera ikibazo yari afite aginguka Imana irambwira ngo mbwirira uwo muntu tutaranaganira akimara gusuhuza Julienne Imana irambwira ngo mbwirira uwo muntu umubwire ngo asenga ikigerageza amaze iminsi agendana bikamubuza no gusinzira akajya gusenga ngo Imana imukize ibigeragezo mumbwire ngo cya kigeragezo guhera uyu munsi natihana nje kumukiza ikigeragezo akimara kumva Imana imuvuzeho byose nagiye kubona mbona umubyeyi yakubise hasi ndavuga ati Mana noneho uze kundengera uyu mugore apfiriye hano uzi jambo yamaje David yarambwiye ngo Julienne afati karame ko mbona ukiri umwana mutoya ntagazi ko mfite n'imyaka myinshi ko mbona ukiri umwana mutoya akuntu bakureba mu gatayi ufite bakahita bavuga ati dore wa mwana w'imyaka 12 meta vango nakagasura no kubera Imana ko mbona ukiri umwana mutoya kandi nkaba ntuye kure amakuru yanjye arinda wayaguhaye ntago yarazi ko ndibamenya n'ukuri kw'Imana yajyaga nyumva wenda bavuga ati ni Julienne ukubwira hazaza akantu gatoya k'ibiro bike nyine akabyumva yes twaje kugana ku bintu byinshi bigiye bitandukanye yavuze ku bana mpita nibuka akantu bavuze reka tugacomera kugira ngo mubaze ibibazo nateguye nakantu agiye mbona gasirikira abantu bagenda bakavuga ko umukobwa Julienne akunda witwa Dorcas ngasigaranwa inzoga Ibose Dorcas ukora uririmba na Vestine ko babivuga ngasigaranwa inzoga ubundi waba udukurikira urambagiza ntibakwemere waba udukurikira wadapoje bikanga waba udukurikira waragize akagambane mu kazi waba udukurikira intambara ari nyinshi ku buzima bwawe cya bugufi mu mutima wawe dusenga Imana uyu munsi mfite umuhamagaro wo gusengera abantu mfukana yego Yes ni by'agace kacu gakomeye kuduhita hano kuri Gonarke Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa David ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyora ariko nanone ndabasuje nose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje karambwira ko bakunda cyane ve ku mutima n'abakunda cyane ve ku mutima sinava ahantu ntuye nkerekeza mu karere ka Burera aho naje gusura umukozi w'Imana Julienne aha nkamagaze ni mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama hepfo ndabona nitega ikiyaga cya Burera ariko inyuma yanjye ni umuhanda nturutsemo uvuye gato kuri kaburimbo na ahantu ngiye gusura umukozi w'Imana Julienne ndetse abantu benshi bamumenyere nk'umuntu usanzwe utubwira ahazaza ni umukozi w'Imana Imana yagiriye neza mu gihe nk'iki ni umuntu Imana yagiye ikoresha imirimo n'ibitangaza mu gihe nk'iki niwe tugiye gusura nyaboneka mwa bantu mwe muze gukurikira kino kiganiro kuko uyu muntu tuje gusura no mu karere ka Burera ni umuntu udasanzwe yitwa Julienne umuhanuzi w'Imana umuntu Imana yaduhaye muri iki gihe ngaje atubwira ahazaza abantu benshi bibaza kwa ino jambo kuvuga ahazaza n'ubundi babamenya bahoze kuva kera ndetse n'iyo umwami yabaga agiye gutera ahantu yabanza akajya gusura bamenya akamubaza atese amakuru rugamba ngiyemo nzarutsinda bamenya akamubwira ati uzarutsinda cyangwa se rure kuzarutere guke cyangwa uzarurwane guke bivuze ngo kutubwira hazaza umuhanuzi ntaga kubwira ibi byakubayeho cyangwa se akabikubwira ibyakubaye bitewe n'ikimenyetso ashatse kuguha ariko abagenderewe cyane ni kukubwira hazaza ati imbere yawe hari iki imbere yawe hari kino witonze wabigenza gutya Imana igiye kukugira neza niyo mpamvu tukunze kuvuga ngo ahazaza rero nimuze gucikwa n'iki kiganiro kuko tugiye gusura Julienne babwiye ngo ni ikiganiro kiraba kiryoshye cyane kiraba kirimo ubutumwa bwinshi kiraba kirimo amagambo meza ari buze kuruhura imitima rero ntabatindeye cyane reka dufate urugendo tugende konje gusura umukozi w'Imana umwana w'Imana Julienne ubu ngubu nicaye iwawe mu rugo niho tugiye kuganirira ariko nanone nakomeje kubashishikariza ngo mukomeze mukurikira ikiganiro cyose muze kugisoza ntabatindeye cyane reka nakire Julienne umeze ute meze neza ndashima Imana cyane mbere ya byose banza dushyira imbere y'Imana kuko numva dushaka kugana ku bintu byinshi Mana turagushimye amen tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye kubw'urukundo dukunda n'imbabazi yatugiriye izina ryawe nirishimwe ndagushimiye ko ari nzabaje bawe ndetse n'abagaragu bawe mu gicuku cyane ijoro bari ibintu bikomeye benshi barasinzira babyuka ari bazima ariko twebwe wategetse tuba turi bazima izina ryawe nirishimwe ndabizi neza ko iyo uvuze byose bikumvira iyo utegetse cyane biruta uko babizi izina ryawe nirahabwa icyubahiro nunyemerere warinze abagaragu bawe nembwe z'ibirenge byabo
karere ka Burera ukabashyita mu karere ka Musanze ukabageza mu karere ka Burera. Ntabwo ari imbaraga zabo ahubwo ni imbaraga zawe. Iyo Satani yivanze mu rugendo ruba rurerure kandi rwari rugufiya, ariko wabarinze impanuka n'ushimwe, wabarinze impanuka z'uburyo bwose, uri intambwe z'ibirenge byacu, ndetse natwe turi amahoro, ntabwo twaheranywe n'ibyaha cyangwa se ngo dukurwe muri uyu mubiri. Izina ryawe nirishimwe. Nunyemerere tujye gutangira icya materaniro cyangwa se iki kiganiro, imbaraga zawe ziboneke, gukora kwawe kuganze. Cyo tubangamiye imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turatesha agaciro imbaraga z'abarozi n'abarogesha mu izina rya Yesu. Duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo baganze muri aya materaniro, kandi buri muntu wese uzatangira ikiganiro mpaka gisoje azahure n'ineza yawe, azahure n'ukuboko kwawe, azabone mu byinshi bitandukanye ku buzima bwe. Ngaho tugaye karibu n'ikazi kiruta byose twezereza umubiri ndetse n'ubugingo, ko bisenze Imana byizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kuguha ikaze na karibu, ndetse mpa n'ikaze na karibu ku bantu badukurikiye. Nje nageze kuri wa mukobwa ukubwira hazaza, niwe nicanye nawe. Abantu batabyumva neza burya ngo na mbere ngo abame bajyaga kubaza babamenya. Mutubwire ese ra rugamba ko tujya gutera hariya tuzatsinda. Yes. Byarahahoze. Ngo tuzatsinda. Kuko umuntu wese baga atifitiye icyizere, kuko mbere kuva na mbere kose yego bisanzwe tuzi ko babamenya bahozeho, kandi babamenya bari babereyeho kubwira abantu ibyabo, kakubwira turi urugamba nubwo ugiye kururwana ariko uzarutsindwa cyangwa se uzatsinda. Kabira tuburwayi urwaye ntabwo ari uko kukwica, ariko babamenya nabo si imbaraga zabo zabikoraga, ahubwo ni yere yabaga bafitiye iki icyizere. Hari nabo byagiye birokora. Yes. Muse nk'aba Yosefu n'ibyabakuye mu gihome, byabakuye mu gihome, baba abantu bazima basubira mu gihugu cyabo. Kandi byari bikomeye. Mbese amateka yabo bumvaga bazaheranwa n'agahinda cyangwa se bazahera mu gihome, ariko kubera ko Yesu yashizeho babamenya bituma bava mu gihome. Aravuga ngo nimugende mubabwire. Iyo babamenya bataba barise n'indari kujya kubabwira. Nta kintu Imana ikorera guhoma. Nangireho ndi imbere yanyu cyangwa se n'imbere y'iyi kamera, ntabwo ari Julienne ubikubwira, ariko muri njyewe ndibamenye. Uri bimenye? Ndibamenye. Iyo Imana ingiriye icyizere ndaza nkakubwira ati Imana iragukijije. Ariko mubyumve neza, abantu benshi bakunda kubimbaza cyane no muri comment, ariko nkunda kubagira ati ntago ari Julienne bibabwiye. Mu buryo bw'umwuka ntabyo nashobora, nta n'amashuri nize byibuze ngo naba naranabyize, ahubwo ni Imana ikirisha ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. Shatse kuvuga ngo yabyimye abanyabwenge ibihabaswa. Ubwo uri umuswa. Imbere y'Imana ni umuswa, ni ukuri kw'Imana. Imbere y'Imana nta munyabwenge uhari. Uri umuswa. Kwese navuze ngo tujye twemera intege nke zacu. Imbere y'Imana ndi umuswa. Ushobora kuba nawe warize ariko imbere y'Imana uri umuswa. Ariko wowe iyo wirebye ukakona Imana yagutoranyije, wowe wifata ute, wiyumva ute? Binezererwa Imana cyane. Havuga ati Imana warakoze. Kubera impamvu mbivuga si uko ndi mwiza kuruta abandi kugira ngo intoranye mu magana menshi y'abanyabyaha. Si uko nize nta n'amashuri nize. Nkunda kubivuga. Mana yanjye niba narize menshi manza narize nkane ya primaire, ariko turashimira Imana itareba ku mashuri. Shobora kutiga ayo mashuri ariko nkiga nandi yisi. Rero nigere bari kazi. Unigere uri bari kazi no gisi. Nta kintu na kimwe Imana ireba. Gusa yarambonye ibona ko ingiriye icyizere, kandi ibona ko nabo umwe mu magana menshi y'abanyabyaha mu bo yatoranyije. Niyo mpamvu nanjye yangize bamenya muri abo. Si amashuri nize siki, nta n'ubwenge mfite, ariko imbere y'Imana nge nkunda kuvuga ngo icya mbere uzakora ikintu kizatuma Imana ikwemera. Waba uri umuswa, waba uri umunyabwenge, mu bwenge bwawe uzakore ikintu kizatuma Imana ikwemera. Numara gukora ikintu kizatuma Imana ikwemera, izakwemeza abanyabwenge bose bajye munsi y'ibirenge byawe. Ntabwo byumvise. Zino telefone z'abantu bagenda baguhamagara uzimanaging kuko nzi kari benshi pe, nanya nkurikije abantu bampamagara bakumbaza ni benshi uzimanaging. Telefone zirampamagara kandi ndanabakunda murabizi. Nta n'umutima mubi mbafitiye, ahubwo mumeze mutanari ntanabibagiwe. Kubera urukundo rw'iki nari mbafitiye, nuko buri muntu wese namubona ahita amuhobera. Bavuze ngo buri muntu wese ugenda umugeraho. Byatumye nibagirwa kubasuhuza, ahubwo buriya nawe wajya mu cyimbo cyabo nkagusuhuza.
nabasuhuje ati amahoro y'Imana abane namwe. Yego. Ntabwo twari duheruka ariko nari mbakumbuye. nanjye nayo ngukumbuye pe. Kenshi bari bajya bampamagara ntibambone ariko nari maze iminsi ndwaye. Benshi bagiye bampamagara bakandika message ntago ari ukubanga nshuti zanjye. Maze iminsi ndwaye ntekeza ko uyu munsi ari uwa gatatu ntangiye kugera hanze. Ariko byose Imana igibyemera. Mukanya bwamenye kubona nashatse kuvuga ati wararimutse ndavuga ati kanaza kubikubwa mu kiganiro ndebe ko nirubuze kubyakira. Ubushize mu kiganiro naravuze ngo ibintu byose Imana igibyemera. Urarwara Imana ikabyemera ugapfusha Imana ikabyemera. Uyu munsi urapfusha abandi babyaye. Uri kurira abandi bari kuvuga ngo Yesu uri mu kazi. Uri kurira abandi bari kuvuga ngo Mana warakoze uri mu kazi kubera ko wamaye urubyaro. Wewe uri kurira kubera ko wavuye mu nzu cyangwa se ko umugabo yagutaye undi kuvuga ati Mana wakoze ko wamaye umugabo. Nyine wari ukura ko wabuze urubyaro undi kujya mu rusengero agashima ngo Imana yamaye urubyaro cyangwa se Imana uzi ukuntu nzabyara impanga buriya ndazikunda cyane. Wowe Imana yakwimye urubyaro uri kurira. Undi ari kurira ati Mana nta mugabo mfite. Undi ari kurira ati ngiye nabyaye umwana upfuye. Ayo si amarira se. Undi bari kuvuga ati Mana wakoze kumpa impanga, Mana wakoze kumpa umwana maze igihe kirekire nta mwana afite. Ubundi nkunda kuvuga ngo amarira y'abantu bamwe avamo ibisubizo by'abandi. Amarira y'abantu bamwe. Amarira ya mbese kambivuga ngo amarira ya David yavamo ibisubizo cya Julienne. Impamvu avamo igisubizo cya Julienne wowe uri kurira kubera ko abana bakunaniye. Nanjye ndi kurira kubera ko nabuze abana. Abana bakunaniye se simba shaka. Ariko nabyo sinzi hadi ni wowe bivuze wavuze ati icyo uririra nicyo abandi basaba. Oya ngikiririra nicyo abandi barira. Ubundi tubivuga ngo abundi hari umuntu wambwiye agatekerezo numva karamfashije. We yahuye n'umugore umwe agiye kwiyahura kubera ko abana bamunaniye. Urumva? Ahura n'uwa kabiri agiye kwiyahura kubera ko yabuze urubyaro. Bose bahurira ku nyanja bose bagiye kugira gute kwiyahura. Urumva umwe yabuze urubyaro undi abana bamunaniye. Avati ibintu byanareka mpita. Bino byana ndabitaye biraraniye kandi undi nawe agiye kwiyahura kubera ko yabuze iki urubyaro. Ngo bageze ku kiyaga bagiye kwiyahura barasanga nkuko nasanga David ahicaye. Abaraje ariko David niki kikugenza? Hati jura turabizi ati Yesu we amarira menshi akaza ati ukuntu bimeze ati nabyaye ibyana nubwo bakira abana baba bayibyana ati niba ari ikigerageza Imana yampaye nimba ari Imana yampaye ntabwo mbizi ariko Imana yampaye ibyana byarananiye agahinda karanyishe nabuze naho mbashira ahasigaye nafashe umwanzuro wo kwiyahura ngo mbati. Undi aramwitegereza amarira yari menshi amaze igihe kirekire mu butayu cyangwa se amaze igihe kirekire ku musozi wo kutabyara. Imana ikamuvugaho byinshi ngo izamuha urubyaro akabona nanze. Hagera igihe cyo kwigira ngo niba Imana yaravuganye nanjye ikaba idasohoye gushoza isezerano tayari ni ukwiyahura. Kwiyahura ni wo mwanzuro wa nyuma nsigaje. Aho nakora umwanzuro agize gute afashe kandi nawe agiye kwiyahura kubera ko yabuze iki urubyaro. None wa wundi wagiye kwiyahura kubera abana aravuga ngo nicyo gitumye uza kwiyahura. Nicyo ngicyo gitumye uza kwiyahura. Haragiye abwira ngo njye mfite abana benshi Imana yarabampaye ariko byarananiye nta nubwo bakiri abana babaye ibyana ngo ni byarananiye. Yego muraza kwihangana base ya Julienne yiyongereye. Ariko maze iminsi narwaye ariko base yanjye ndanayikunda nubwo yiyongereye ufashwe nayo. Nuko reka twikomereza reka tutakomeza hari ikintu namaze kureba buriya kenshi abahanuzi benshi niba ariko muvuga cyane ntaga amajwi yanya bari control abasare mukuntu irabaye base iri ari saraye rero niryo rirema ibintu. Yego iri saraye niryo ibintu kubera ko naho ugeze bahita bibwiriza utaravuga. Uziko ari abadayimoni bumva ijwi ry'umuntu bagahita bibwiriza ataravuga ngo mwami Yesu. Kubera iki ijwi ryonyine bahise bagira gute bumva bagahita bibwiriza. Nanjye byabigoranye cyane kumva umuntu simvuge ngo ni umuhanuzi. Rero twa turi kwinkuru y'ababyeyi undi aramubwira ngo niba abana barananiye wowe ukabije kwiyahura kubera ko wabuze urubyaro nta yindi nama twafata twisubirire kubera iki
abana barananiye ngenge kwiyahura ko wagize gute ko wababuze wa undi yaba afite ububasha bwo kuvuga ngo babandi bakunaniye bame yari kubikora ariko ubwo bubasha ntabwo yari afite bishatse kutega ngo bahise bigira inama yo guhuza umutima bigira inama yo gusubira mu rugo basanga ikibazo cy'undi nicyo gisubizo cyande cy'uwo ngo uri nagasenga ati ngiye nabuze umugabo undi ati ngiye umugabo yarananiye tayari no gushaka undi mugabo ubu utaye wasese umugabo umugabo yarananiye ukamuta undi nawe ati ngiye gusenga Imana mu mugabo birashoboka ko hari n'umugabo ukubwira ati ngenda kwanze sinagushaka umugabo akakwanga nawe ukabibona ko yakwanze ukuntu bigaragara ariko hari n'abagore baba banyirabayazana kugira ngo icyo kintu kibe njye nkunda kuvuga ngo ndabivuga nigendere ubundi nuko bimeze ariko uko biri kose nari nshatse kuvuga ijambo rimwe gusa tuganiye ibintu byinshi ariko ijambo nari nshakaniye rimwe ryonyine gusa bishatse kuvuga iki ntugafate umwana wabyaye ngo umubwire ngo ni ikigeragezo cyangwa umugabo wawe kwa gatandatu narasenze nsangana n'umubyeyi yaraje angana kubera ikibazo yari afite agihinguka Imana irambwira ngo mbwirire uwo muntu tutaranaganira akimara gusuhuza Julienne Imana irambwira ngo mbwirire uwo muntu umubwire ngo asenga ikigerageza amaze iminsi agendana bikamubuza no gusinzira akajya gusenga ngo Imana imukize ibigeragezo mumbwire ngo cya kigeragezo guhera uyu munsi natihana nje kumukiza ikigeragezo kumbi n'umwana afite w'imfura yabaye umusinzi abo musambanyi yaramunaniye mu buryo bwose bukomeye ariko nkunda kuvuga ngo ntabuzima Imana itagira gute itahindura noneho umubyeyi wo kugira ngo asenge ati Imana mpindurira umwana umugira umwana muzima mpindurira umwana umuhuga kiza mpindurira umwana umugira wo kwifuza ubwo ngo Mana ngo ikigeragezo ikigeragezo cy'umwana ikigeragezo cy'umwana ibase Imana yabwira ngo ije kukimukiza umubyeyi yese yikubita hasi ngira ngo bagiye kumfunga Ani bazo umubyeyi w'abandi mwishe akimara kumva Imana imuvuzeho byose nagiye kubona mbona umubyeyi yikubise hasi ndavuga ati Imana noneho uze kundenge uyu mugore apfiriye hano ku biro byanye mfite bikeya ubu nabigenzana ko ntari imbaraga mfite zo kumuterura bitewe n'ibiro mfite nabigenzana ariko ndashimira Imana uwo mwana se byarangiye gute ndashaka kuva iherezo ry'uwo mwana zarangiye umubyeyi Imana imubwiye byinshi imubwira n'icyifuzo cyari cyatumye aza gushaka Julienne kari icyo kigeragezo cy'uwo mwana Imana irabwira ngo nutihana uyu munsi ikigeragezo ndakigukiza tayari kumukiza ikigeragezo kwari ukwica umwana Imana irica kandi gakiza nshuti zanyu uzareka kwita umwana wabyaye ikigeragezo kabone niyo umugabo yaba yarakunaniye ntuzamwita ikigeragezo cy'umugabo iyo Imana ibonye ikigeragezo kikurambiye irakigukiza kugira ngo tu kandi none se yakigukiza ikagishira kandi muri gikwiriye abari gusenga ati Imana none urabona ko ari kumpera ikigeragezo muhindure bigende ntabwo bakwiye kuvanga ikigeragezo habati Imana umwana wamumpaye mu bushake bwawe nta nubwo wabyara Imana itabishatse nasomye ijambo rambwira ngo ituma batwita nituma babyara Imana yabigize uburenganzira kugira ngo mubyare ndetse utarana mubyara yari izi cyo uwo mwana azabacu nta kintu na kimwe kigeze gitungura Imana ku mugambi w'Imana ntugasengera umwana ngo ni ikigeragezo cyangwa umugabo niba akunaniye ngo uvuge ngo ni ikigeragezo ariko Imana ibigenza ikigeragezo ikakisubiza tayari ni ukumwisha akava mu nzira hanyuma cya kigeragezo kikava mu nzira ukaba umupfakazi kubera iki umaze igihe uririra Imana ngo ufite ikigeragezo nese yakigukiza ikagishira si ukumwica se Imana iramubwira ngo nkeneye ko wihana ugaca bugufi ukansaba imbabazi umubyeyi akimara kwikubita hasi yatsimbutse kuvuga ngo Mana mbabarira Mana nyeza ariko turashimira Imana ko ikiri ku ntebe y'imbabazi iri ikigakiza kandi ifite n'imbabazi uzi jambo yamaje David yarambwiye ngo Julienne avati karame ko mbona ukiri umwana mutoya ntagazi ko mfite n'imyaka myinshi ko mbona ukiri umwana mutoya akuntu bakureba mu gatayi ufite bakahita bavuga ati dore wa mwana w'imyaka 10 mpita mvango nakagasura no kubera Imana
ko mbona ukiri umwana mutoya Yego. kandi nkaba ntuye kure amakuru yanjye ari nda wayaguhaye ntago yarazi ko ndi bamenya n'ukuri kw'Imana yajyaga nyumva wenda bavuga ati nishuri yene ukubwira hazaza akantu gatoya k'ibiro bike nyine akabyumva gutya ariko ntago yarazi Imana indimo nta nagaki yaraziho yabyumvanaga abandi ariko byaramutunguye ngo ntunguwe nuko umbwiye ku mwana ukambwira ku mugabo ukambwira aho ntuye yego harangije arambwira ngo reka nkubwire ngo uyu mwana nagiye mu bintu byinshi bitandukanye nta kintu bigeze bamubwiraho ngo ni umuntu umwe wakundangiye ngo ndagenda ndagiye nabwira ngo Imana izi imihagurukire yawe n'imivyamire yawe kandi yatumenye tutaravuka nshatse kuvuga ngo nawe uwo mwana yari imuzi no mwana yari imuzi kwa no kugira ngo amenye na Julienne ubundi mitama ngo umuntu uko yaba ari kose yego uzamwubahira uko ari uko yaba kubera iki murimo ntabwo ukizi nta nubwo izi nicyo agendana uzamwubahira uko ari bizaba byiza cyane sinzi niba nkuru nyibuka neza ngo sinzi nkano ngo basaza ngo niba ngo inkuba ngo yaryamye ngo yakonje bavuga ati ngo yo ngiye inkuba se basi yaguye mu mazi bambye inkoko ngo basanze ari inkoko kumbe ni inkuba inkoko yaguye mu mazi kidafite umunezero ubundi hari ukuntu inkoko ijya yikubita ugahita ubibona ko iri serious ubundi basanga yakonje umuntu ngasanga iyo nkoko yakonje kandi ari inkuba ngo yo ngiye inkoko yabaye kese basi ariko Imana izi ubwenge ubundi muri ubu buzima hari abantu njya nuba batatu bonyine yego kandi nkabubaha pe uwa mbere n'Imana ikabona ko mbuba ikintu cyambe umuntu wa mbere nuba ni umunyeshuri umuntu uri kwiga umuntu uri ku ishuri ndamwubaha cyane yego arashobora kwiga afite uniform imwe nta nundi mwenda afite akawumesa nijoro mu gitondo akawujyana ku ishuri muri class agasuzugurika bye na mineriveri kabura ukabona ko n'inkweto zacitse akazirikamo imigozi ariko akiri ku ntebe y'ishuri ariko nubwo mubonye muri iyo sura ntabwo uzi ejo hazaza icyo azaba yego birashoboka ko ejo hazaza uzasanga ari umuganga akanakuvura waramusuzuguye uwa kabiri nubaha rero ni umuntu usenga nasomye barambwira ngo nta muntu usenga akina kandi umuririmbyi yaravuga ngo kandi umuntu ukandagira usenga ntago ajyaho nyura ngo hari akanasigaza akandagira gakeya uko yaba ari kose ariko asenga Imana uyu munsi yasenga ari insuzugurwa agendesha ibirenge ejo ukamusanga muri vewiti cyane nagiye mbibona uyu munsi wamusanga yashize agatenge ku musozi ari hari kurara nayo ubukode yabuze ejo ukamusanga ari nyiri byondo ari android wawe waramusuzuguye uwo muntu ndamwubaha cyane uwa gatatu si uwa kabiri uwa gatatu nubaha ni umuntu w'umunyantege nke umuntu w'umunyantege nke ariko yizera ndamwubaha umuntu ubona ko ari umunyantege nke pe shatse kuvuga ngo ubunyantege nke ni bwinshi eshoko haba ari umunyantege nke mu buryo bw'umwuka cyangwa bw'umubiri cyangwa se mu buzima nyine ukabona n'ubuzima budafatika ariko yubaha iki Imana yego ndamwubaha cyane ndamwubaha iyo wubaha Imana nayo irakubahisha nanjye hari undi muntu nubaha ntabwo igahera nyuma yabo ngabo bose burya umwana mutoya umvugiye ikintu navuze bitatu kandi kuvuga bintu umwana mutoya umwubaha kuruta abandi bose umwana mutoya rwose nibwo yaba kamba uzamwubona yaravutse mu muryango bidashoboka uko ubundi uvuga ngo umuryango wose yabavuka waba usuzuguritse waba ukomeye uzamwubahe kaba kavutse ari akarema uzakubahe yego hanyuma juri hano muri Burera umeze ute muri Burera ndakomeye ndashima Imana twaje tumenagura ndi nakoza muri Burera kuntu bihagaze nahoze nibwira abantu hararaguruka kwa cya kibuga cyitwa muri kariyeri nahoze nibwira abantu tunize muri Burera mpagaze mu murenge wa Rugarama twaje gusura umukozi w'Imana ndavuga ati reka tujyane muri urugendo tujye gusura umukozi w'Imana Julienne none nsaza Julienne muri Burera akomeye cyane murabona ko afite akamurara ariko nanone amaze iminsi arwaye girenga ariho n'ubwiza bw'Imana ariko ntabwo uri kubona sinabivuze sinabivuze wabivuze ariko kibaye ukanakabongesha harimo umwuka w'Imana hariho umwuka wera byose n'amavuta y'Imana muriho sinibuze
urabivuze nzakugurira bombo y'agati. Yes, twaje kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Yavuze ku bana mpita nibuka akantu bavuze, reka tugacomera ko mu mazi ibibazo nateguye. Ni akantu agiye mbona gasirikira abantu bagenda bakavuga ko umukobwa Julienne akunda witwa Dorcas ngasigaranwa inzoga. Ibose Dorcas kura uririmba na Vestine ko babivuga ngasigaranwa inzoga. Ubundi ni ibintu nabonye bavuga. Ashobora no kuyinywa, ntago mbiteraho comment cyane kuko sinabihagazeho live. Nta nubwo ari n'Imana yabimbwiye, ubu dukurikije uzabyumve neza. Ntago ari Imana yabimbwiye kandi sinshobora kubihagararaho cyane. Ashobora kuyinywa cyangwa ntayinywa. Dorcas nkuko mvuga ati Imana yemera kupfa ukanaba muzima, yemera kukena kandi ugatu, yakwemera kanywa cyangwa ntanywe Dorcas bitewe n'impamvu. Niba Imana ariko yabyemeye birashoboka. Icyo ntago ngiteraho comment cyane. Njye hari ikintu nibaza, buriya yanywa inzoga byagenze gute? Inzoga yayinywa, inzoga yayinywa bigakunda cyangwa se ntayinywe. Impamvu uvuga ko inzoga yayinywa, ejo bundi nigeze kureba inkuru y'umupasiteri ushumbye abantu barenga 100 cyangwa se 100. Ari umupasiteri uhagarara ku gatuta, afite abadiyakoni, afite abajyanama, afite abaririmbyi. Natangajwe nuko yateye umukobwa inda. Pasiteri ari umupasiteri atera umukobwa inda. Nangazwa nuko ateye umukirisitu we inda pasiteri afite umugore. Hari n'umwadeperi uvuga ngo n'umwade, nanjye ndi umwadeperi ariko sinirata ko ndi umwadeperi. Pasiteri afite umugore atera pasiteri afite umugore afite n'ipeti y'uko ari umupasiteri atera umukirisitu we inda. Afite undi mugore ari no muririmbyi. Pasiteri afite undi mugore. Kubyo bintu numva bikabije. Harangije agahanura akajya guha abahanuzi. Hari abahanuzi Imana izi muri iyi minsi akajya kubwira abahanuzi ngo runaka mu muhanurire ngo ko bamuroza urushwima kugira ngo batamuteza abantu ngo bari kwanga kumuteza abantu, kumbi yamuteye inda. Ngo ugende uhanure kanaka ko bamuteye. Umubwire ko uvuge mu itorero ko ari urushwima bamuroza. Abandi bakura basenga ngo Mana runaka umukiza urushwima, undi muhanuzi araza mu mwuka w'Imana hati Imana irambwiye ngo mureke uburyarya ahubwo mwihana icyaha cy'ubusambanyi. Ye baba we tumureke uburyarya uzi hano uyu kuri mu itorero kandi pasiteri ameze gutyo batakubwira pembene inyuma y'itorero igihe kitazwi bakayida ubwo tubwiye tugwagati cyangwa akakubwira ngo turaguciye. Ariko nimba uri umuhanuzi nyakuri ukaba wiyizeye uzavuga iki Imana ikubwiye, baguhagarika Imana izakwemera, baguca Imana izakwemeza. Ntuzakoresha amarangamutima, uzavuga Imana ukwiri, uzavuga Imana ibyikubwiye. Ni ukuri kw'Imana. Bese baganura ngarwaye urushwima kandi afite inda. Bandi bati kubera ko utangiye guhabanya n'ibyanjye kubera ko ari pasiteri ndaguhagaritse maze ndebe wajya kurega he. Wewe ndaje ngo uce burundu ku buryo amahanga yose azamenya ko naguciye ku ngo. Umukobwa aratayirwarira urushwima nene kuvuga ngo yarwaye urushwima. Yes, twatigize ngo duce kwa ino nkuru ya Dorcas ko ari kunywa inzoga, ariko nanone bari kunywa inzoga byaba ragahinda Julienne. Zabaragenda gakomeye. Ariko Imana ijye byemera. David reka nkubwire impamvu Imana ijye byemera. Iyo nibutse amateka ya Yobu, Satani ajya kumusaba kwa Yesu. Ni ibintu byari bikomeye. Yobu yubahaga Imana mu rwego rwo hejuru. Akunda Imana atari iby'iki gihe nk'Imana itinze ngo kunsohoreza amasezerano ngo bari abahanuzi ngo bavangiwe guteze. Manza wisuzume uri we kugira ngo Imana igukorere ibyo ukeneye. Ubundi uyu Lazaro uyu Yobu uyu Yobu yakundaga Imana cyane, afite ubutunzi n'amafaranga akambivuga gutya, afite umugore mwiza, afite abana beza, afite byose biba, ariko afite n'Imana. Sanaragera ati Yobu ntago Lazaro gukunda, mpamvu Lazaro kuvugira icya mbere wamuhaye abana beza, cya kabiri umuha umugore mwiza unamwubaha. Yobu arongera avangwa kandi Yobu sinzi impamvu Lazaro yakunze kunzamana kubera ko mukunda cyane. Impamvu Yobu agukorera wamuhaye n'amafaranga, impamvu avuga Imana neza byose warabimuhaye. Ariko David wari wabona umuntu uri kwica abadayimoni afite n'amafaranga, abameze neza kwica abadayimoni ufite n'amafaranga arapfaga, abadayimoni barapfa ntibazagaruka. Yobu sigeze aramubwira ngo none Satani nicyo ushaka kuri Yobu.
harambwira ngo mume kugira ngo umenye ko ari inshuti yawe y'ukuri mume mugerageze reka atari bukwihakana. Yesu yaremera atanga Yobu, yaremeye aramutanga kandi abizi neza. Harambwira ngo genda umugerageze ariko icyitonderwa n'ubugingo. Ubuzima n'ubugingo. Satani aragenda aramugerageza mu bana yabyaye bose barapfa barashira. Umugore nawe arangiza arambwira ngo njye ni nkawe nakwihakana Imana nkagira gute nkipfira. None se umugore yihakanye Yobu? N'inshuti zo ziramwanga, amafaranga arashira, yo basigarana Imana ye yonyine n'ibibembe bye. Ariko ngo yanyiza itanyiza sinzapfukamira ibigirwamana na kimwe. Nzareka kumvi kubizera Imana namenye. Nzahama ku Mana namenye yavuganye nanjye. None se reka nkubwire kuki Imana yemeye kurekura Yobu? Kumurekura. Imana yemeye kurekura Yobu ngo Satani agiye kumugerageza. Yabuzwa n'iki kurekura uriya? Kurekura. Yabuzwa n'iki kurekura Dorcas? Ikamurekura ikamubwira ati jya kunywa inzoga. Njye nakubwiye ngo Satani yagiye gusaba Yesu amusaba Yobu. Yagiye gusaba. Kuki atasaba Dorcas? Satani agasaba Dorcas. Kuki atamusaba se? Akanywa inzoga cyane rwose. None se nimba Yesu yaremeye kurekura Yobu, yabuzwa n'iki kurekura Dorcas? Suko imurekuye burundu yaramubwiye ngo icyitonderwa n'iki n'ubugingo. Kavuga ati genda umukoresha ibyo ushaka ariko ubugingo n'ubuzima bwe mbihagazeho. Yes. Rero ibyo ngibyo dufashe uwo kubyumva none kugira nk'abantu baza kumva bya Dorcas wo ukubyumva mu magambo makeya n'ikintu n'ubutumwa twasigaye Dorcas kugira ngo tujye ku kibazo kimwe nateguye n'itanduzuje mu ijambo ry'Imana. Yego dufashe dusesengure neza none uko mbyumva kuri Dorcas. Buri muntu wese nazicira nazamucira urubanza. Ahubwo we bwite uzaranira kumenya ngo ese ko Dorcas abaye gucya kandi yarari muri uru rwego njyewe ndi muntu ki? Akabagiye kunywa inzoga. Akabagiye kunywa inzoga. Njyewe ndi muntu ki? Bishatse kuvuga iki? Rindi zamu ryawe nanjye ndi zamu ryanjye. Ahubwo Imana y'amahoro uyisabise mu ruhande rwawe cyangwa se umusengere. Nta kuri Imana itakora umuntu. Yego. Yes, ako ngako nakaru twatuvuze ku bantu bagenda bavuga ko Dorcas kunywa inzoga ariko ngiye kuntu nizera katazinywa niko nizera ko nkurikije ubutumwa n'abantu yagiye afasha ngiye nizera katazinywa pe. Ngiye ntabwo mbihamya ko ayinywa. Sinabihamya ko atayinywa. Kuko nasomye ijambo rambwira ngo turi mu isi dufashe ibihe mu ntambara. Nimba umupasiteri yarabyariye umuyobozi umwana ayoboye uriya ni muntu cy'utayinywa. Simbahagazeho ko yayinyweye yego. Ariko nta buzima budashoboka. Yego. Hanyuma reka dukomeze ikiganiro cyacu kugira ngo tuze kukurekura nawe uje ahantu ugiye gusengera kuko twaje kugiye gusenga n'ubundi wasanga nari umwuka turimo. Yego. Ikindi kirekuro ndi kubibona mu biganiro twagiye dukora kino kiganiro nabona kidasanzwe mu biganiro byinshi twagiye dukora. Yego bagiye babikunda ariko none iki ngiki nize ko bavuze kugikunda kurusha. N'urukundo rwinshi nari mbafitiye. Ariko Davira ntago bizi. Uziko muri iyi minsi ndi kwiga kwibebeza. Kwibebeza. Guti bebeza turebe. Bahita banseka. Ubwo ngaho uri bebeje? Gusyo gukira kwibebeza. Ye muri minsi ndi kwitoza kwibebeza. Gukira kwibebeza. Usko ni Imana igiye kumbebeza muri iyi minsi. Ntabwo uri kubona ko yangize n'umusirimu mbese. Ndi kubibona. Uri kwibebeza aho ngaho wibebeza. Igiye kumbebeza. Muzabireba. Abakunzi ba Julienne. Yarambwiye ngo izambebeza ngo izanetesha mbese ari ukuntu ubuzima bunakoreramo. Akandivuga muri ubu buzima. Ariko bavuga Imana. Ariko natwe turabigusana ko Imana ikubebeze wongere. Imana igiye kumbebeza. None uzkungiye no kubyibuha. Ye baba mana. Maze n'imisi ariko nyaboneka bandi mudukurikiye. Ntago twafata umuntu wacu tukamwondora kamaze imisi arwaye.
buriya niwe turahera isarwaye buriya niwe turahera ngo ijye gutera uburezi iragute irabwibanza kubera rero ko ari wowe ubaye ino buriya rero David na Vana tabitangiye nzabibabwira ayo nako nabo bamfashe no kuri kw'Imana buriya bagize gutya bagakanda akanyenyeri muri iminsi akanyenyeri niko gasigaye gakora cyane akanyenyeri niko kari gukora bagakanda akanyenyeri tukavuga teka turebe ko umukobwa wacu tugira rwose tumugurira n'agafuka ka soya sibyora soya serabyibushya none umva mana yanjye subunagara gute agasoya karabyibushye buriya agasoya karabyibushye nkinumva ni karibu hanyuma Julien reka nkubaze ikibazo nangiye kukubaza kugira ngo dukomeze ikiganiro cacu wowe kwizera ugufata ute cyangwa kwizera ukumva ute kuko hari abantu badukurikiye hano bashobora badafite uburyo bafite ukuntu kwizera ko gushitse cyangwa bafite ukuntu bumva kwizera wowe kwizera ugufata ute kwizera kuri Julien bifata nk'ikintu gikomeye impamvu kwizera mbifata nk'ikintu gikomeye namaze kumenya ko kwizera gufata ibitari biriho bikongera bikabaho kabiri umuntu ufite kwizera nta kintu na kimwe kimuca intege ufite kwizera yego nta kintu na kimwe kimuca intege ariko iyo udafite kwizera niyo Imana yavugana nawe ntayivu nk'uko twicaranye nta kwizera ufite nk'ubu wowe ukaba uri Imana yes ni David nta kwizera mfite ntabwo wabona ko ari Imana muri kuvugana wanapinga ukavuga ati ubundi hari ibintu abantu tutazi Imana yigeze ibwira umuntu umwe iramubwira ngo uyu munsi ndagusura Yesu arongera agira gute arigendera kugira ngo atanduze amakaro yabo kandi niyo yabibahaye birangije bategereza Yesu saa munani ziragira bategereje Yesu saa cyenda ziragira bategereje ijoro riragira bategereje iki Yesu barahera umuntu bati twigira inama aho yadusezeranyije kazadusura tuhasubira tumubwire ko ari umubeshi ko yatubeshe ntadusore bageze sarabwira ngo naraje cyagihe ntimwanyingurira protayi mwanga ko nkanagira ku makaro yanyu mbasaba nibimaze kabiri murabinyima naraje burya umugabo yataye kubitasa ngo ni wewe waje bishatse kuvuga ikirere iyo nkuru ntago nyisesenga ko ni ndende Yesu aza mu buryo bwinshi iyo aza kuba afite kwizera kavati Yesu yakorera muri uyu akantabara yari kumuha karibu rero kubera ko nta kwizera yari afite ibyari gushoboka rero nawe udukurikiye Pasquad bundi nje Julien nicaye imbere y'ubu bwoko ndaba ngo Pasquad ni ukwihana ukizera nibyo naguhanurira byose cyangwa nkagusengera utizera ntacyo byakumarira niko kamaro ko kwizera kwizera ngo gufata ibitari ukabigira kwizera gufata ibitari biriho bikongera bikabaho hanyuma n'icyo kibazo numvaga nshaka kukubaza reka tujye mu ijambo ry'Imana twaganiriye cyane kandi ugiye kujya gusenga n'abantu badukurikiye nizeye ko bakomeje kumva uburyo turi kugenda tuganira harimo amasomo menshi mvuze ikintu cyo kwizera nyaboneka kwizera ni ikintu cy'ingenzi mu buzima ni ikintu gikomeye umuntu ufite kwizera aba afite byinshi rero afite ibintu yizera agafata ibitari nk'ubu ni ibyo kurema uzi ibintu ndi kurema ngiye muri iyi minsi icya mbere ni kwizera ko ngiye kuba umuntu udasanzwe mu buryo bw'umwuka kuko muri iyi minsi Imana yarambwiye ngo mva mwana wanjye nkubwire unzira ibaza ngo none dusabe iki rambwira ngo icya mbere cyo gusabwa gikenewe ubwenge imbaraga n'umwuka wera rambwira ngo ibyo bintu umuntu uzaba bitunze azaba atunze ubutunzi bwose hano ku isi bwo kuri isi muri iyi minsi rero Imana igiye kuma ubwenge umwuka we ku buryo nzagenda kubitara nawe amaso abademoni bakurimo bakibwiriza ni koko n'ubundi birashoboka ko byari bindimo ariko bigiye kurenga uko byari biri uko mbese ko ikimana gukoreshaga bigiye kurenga birusheho icyo nicyo cya mbere ndi gusaba Imana ko yaravuze ngo ibyo byose umuntu uzaba bifite hari n'ubifite uzaba ufite umugabo mwiza uzaba ufite abana beza uzaba ufite n'umugabo nzaba mufitemo abana beza nzaba mbafitemo ubukwe bwa buri ryari ubukwe bwanjye buri hafi iracyamucura ubukwe bwako mutegereje ko ubukwe bwanjye buri hafi Imana iracyamushakisha mbese narayibwiye ngo umva wa Mana twumvikane umuntu wese uzaba sheri wa Julien aho yaba ari hose arahari cyangwa ntago ahari ntabwo ahari ariko mpamya nashidikanya ko ahari
none se mu buryo bw'umubiri ntabwo ahari ntabwo araboneka naboneka nzahita muzana akagira ati nimurebe wa muntu Julienne yajyaga babwira abantu badukurikiye nta kintu mwumvamo ariko mu buryo bw'umwuka iri kumurema ariko wa musore udukurikiye nta kintu wumvamo aba basore badukurikiye ashobora kuba abyumva ariko ntayerekwa aragira hasi kuki batagira ashobora kuba abyumva ariko ntayerekwa aragira nyine nanjye ndimo kubaza kuki batagira turaza gusigaho nimero ya Julienne nyaboneka mwumva iki azagira yerekwa rizima ritazaba ryavangiwe ibura ntayerekwa baragira uburyo bw'umubiri ntawe ariko mu bw'umwuka mpamya nashidikanya kagize gute ariko abantu badukurikiye je nabwiye Imana ngo aho yaba ari hose yaba ari uruganda rumeze gute izarumucishemo ariko azari umuntu ufite deresi atari wa wundi vango yaho yatorejwe kugeza asoma Matayo ngasoma Luka abatumvuka yeri vuganye akaba tuzi ko nari narose ariko mwabaye muti kandi yari Yesu yaravuze ngo ibyo tuziyaturira ariko reka nkubwire nta kintu reka nkubwire umunezero wa mbere ubaho nuko zuri umwuka wera umunezero wa kabiri uhari ni urugo rwiza yego cyo nukuri ni urugo rwiza mu migisha Imana itanga ikomeye urugo rwiza n'abana urugo rwiza niyo migisha mbere Imana itanga n'umunezero rero urugo rwiza iyo rufite sheri ndagiye ngo inutsengere Imana ndindira sheri umuhe n'ijambo ry'ubwenge ryo kubwira ubwoko bwawe nahagiye ati urinde madamu rwose muri abana yaza bati uziko neretswe wageze muri cya giterane Imana iri kugukoresha ibintu ariko mwabayemo ariko ubundi uzisenge wa David kamubwiza ukuri umugabo ugiye kuva mu rugo umugore agaterura isengesho akamusengera abafite uburinzi bukomeye yego cyane nanjye ndabyemera umugabo usengewe n'umugore niyo waba ukibyuka mu buriri nta rundi rusengero ugiyemo ukumva umugore aterura isengesho Imana ndindira umugabo mukazagiyemo uzamenye ko Imana yakurinze ariko nubona yatuye irira ryarikarira mu gitondo ugiye mu rugendo hari ico mutari kumvikana uzajya mu buriri biryamye mu gati rwose nta mugishuru uri byanze hanyuma reka tuje mu ijambo ry'Imana Julienne aza kudufasha turaza kugana mu ijambo ry'Imana nk'iminota 5 twavuze ibintu byinshi n'amasare kugenda dusiga Julienne iminota 5 sihagije yego twagiye mu ijambo ry'Imana banje bankunda bakunda n'ijambo ry'Imana ufashwe nanjye mfashwe ndavuga ngo nudafashwa umfashe nifashirizwe tugiye mu ijambo ry'Imana tutabatindeye tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Zaburi ya 32 turasoma umurongo umwe wonyine umurongo wa 8 wo turasoma Zaburi arivuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Zaburi umurongo wa 38 turasoma 32 turasoma umurongo wa 8 wonyine 32 umurongo wa 8 wonyine haravuga ngo yego haranditse ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo ngo haranditse ngo nzakwigisha ngewe Imana yawe ntabwo ari umugabo uzakwigisha Imana ivuganye nawe ngo izakwigisha mu bibazo byose urimo mu ntambara zose urimo mu butayu bwose urimo mu ngorane zose urimo mbese Imana izakwigisha ikwereka inzira ugomba kugira gute ugomba kunyuramo nzakugira inama ijisho ryanjye kandi kirenze kuri icyo nimara kukwigisha izakugira inama ijisho rye rikugumeho ushobora kuba uri kwiga ikibazo cy'uburwayi ishuri ntago ari kwiga gusa kugira ngo a i u e wapi Imana yaba ari mu burwayi izakwigisha ubukurindiremo nimara kukwigisha ikwereka inzira ugomba kugira gute kunyuramo birashoboka ko yakwigisha inzira ikakwigisha kwihana ugahita ukira uburwayi kandi nimara kukwereka inzira ngijisho ry'Imana rizagira gute rizakugumaho kugira inama birashoboka ko izakwigisha ku muntu runaka yakwigisha mu itorero usengeramo yakwigisha ku mugabo washatse yakwigisha ku mugore ufite ariko iyo kwigisha igira gute ikugira inama y'ukuntu urabyitwaramo muri ibyo bibazo iyo imaze kukugira inama yatubwiye ngo ndetse ijisho ryayo rizakugumaho cyangwa ngo ijisho ry'Imana ritakugumyeho wagwa nk'abandi ijisho ry'Imana ritakugumyeho warwara ugapfa ijisho ry'Imana ritakugumyeho urwo rwasenyuka ariko izakwigisha ku rugo rwawe
ku rugo rwawe. iri jambo rirumva abanyabwenge. Yego. Izakwigisha. Ushobora kuzigishwa n'inzara, ushobora kuzigishwa n'intambara runaka, ushobora kuzigishwa n'ubutayu bwo kwambara ubusa, ushobora kuzigishwa no kubengwa, ushobora kuzigishwa no gutereta ntibakwemere, ariko iravuze ngo izakwigisha. Nimara kukwigisha ikwereka inzira. Nimara kukwereka inzira ikugira inama. Iravuga kandi nyimara kukugira inama sinzagutererana. Ijisho ryanjye rizakugumaho, bishatwanga ijisho ry'Imana rikugumaho rizahindura ibyanze guhinduka. Ijisho ry'Imana rikugumaho rizaguha ubuzima ntabwo wari ufite. Ijisho ry'Imana rikugumaho rizaguha kurambagiza nawe wemerwe. Ijisho ry'Imana rikugumaho rizaguha guhabwa akazi umaze igihe udipoza bikanga. Ijisho ry'Imana rikugumaho rizakuraho akagambane ku buzima bwawe. Ijisho ry'Imana iyo rikugumyeho riguha gutwita kandi umaze imyaka utatwita. Ijisho ry'Imana iyo rikugumyeho birashoboka ko waba umaze igihe kirekire waratwaye indi karenza umwaka, imyaka 2 3 utarayibyara, iguha kubyara iyo wari umaranye igihe kirekire. Kubera iki? Irakwigishije, ikweretse inzira ugomba kunyuramo, ndetse ikugiriye inama. Utegereje ubundi buhanuzi bumeze gute? Yavuze ngo kandi kirenze kuri ibyo, ijisho ryanyu ntirizakuvaho n'umunota umwe. Usibye kugorana n'ubwo buhanuzi bundi utegereje. Icyambere nuko mva ko ijisho ry'Imana rikugumyeho. Mu kibazo ufite ijisho ry'Imana rirahari. Wapfushije ijisho ry'Imana uri kumwe nazo. Wabyaye ijisho ry'Imana rirahari. Waterese wabo bakwanze ijisho ry'Imana rikuriho. Bitamva ngo ntatari inzira ni mukwayo. Abantu berutse kujya. Mageze nari mu giterane Uganda. Ndavuga ngo mureke mbabwire ngo ntatari inzira ni mukwayo. Nagenda vango ahani Imana ibona hari inzira igomba kugutabarira. Imana ihatse gutabara. Ndangije sinza akantu kancitse mba navuze ngo Imana nibona Julienne afite inzira kugira ngo tabarwe, icyo kuri Julienne gutabara. Umusore arahaguruka aravuga ati reka nkubwire mu materaniro mu giterane. Rambwira ngo n'igihe cyose maze ndi kugusengera. Manigiye cyose n'igihe maze ndi kugusengera, Imana ica inzira kuri wowe inabare. Yaragusengera ibiki? Ntago nzi ibyo yari gusengera, gusa nabonye yagurutse mu giterane ngira ngo hari ikibazo afite. Mbona agize gute ngo n'igihe cyose maze ndi kugusengera. Uyu ni Julienne bavuga. Mbona kuri social media kati se ko narinzi ko ari umuntu munini, mbese benshi bazi ko ndi umuntu munini, mbese bazi ko ariko Mana yanjye akorera kumubiri babona ko uri umuntu muto muto. Mu buryo bw'umubiri ndasuzuguritse, ariko mu buryo bw'umwuka uri mugari. Mvuga ngo ndi mukuru uzi ubwenge. Habangu uyu najyaga mubona nkamufatira n'ibihe byo kumusengera ngo Imana izamuhuze nawe, ariko nibikunde. Uyu munsi ndamubonye, none igihe maze ndi kumusengera Imana ica inzira kuri we intabara. Cyokoze narifashe kubera ko hari mu giterane, nanga kuvuga ngo ushaka ko Imana gutabara kuki. Ubwo se yombi mubaza akavanga Imana ikuma. Kandi Imana oya kukantu ko twakumvikana Imana igomba kumutabara ciye kuri wowe. Wari guhakana amaze igihe kirekire asengera Julienne ntiyaranamuzi. Uzi ikintu cyananunguye, naranahageze bamwe bagira ngo Julienne ni umumama munini, mbese ni umusiri murenze. Bamwe bakaza kunsanganira bakanyura bakagira cyangwa bategereje nde Julienne, kandi Julienne magazi. Ngati Julienne twamubuze mwamubure kandi muhagararanye. Kandi Julienne mumureba ariko Imana ni yacu. Ati nge nemera ko ari Julienne aruka ari kutubwiriza nkumvijwe, ategereze cya kibaze pe. Ariko rata Imana izubwenge ntatari inzira ni mukwayo. Ako kantu sinjya ngacika n'umunsi n'umwe. Imana igutabare izindutse. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yes, urakoze cyane Julienne. Ako kantu utakavuze rwose nakumva mbabaye. Ntatari mu nzira, ntatari inzira ni mukwayo. Bishatse kuvuga ngo wabuturanye n'umuturanye afite portail cyangwa se igipangu runaka, ariko araho ni mu kw'Imana. Wabuturanye n'umuntu akabyuka burara, ariko atuye mu kwandi mu kw'Imana. Wabuturanye n'umuntu akambara ukambara ubusa, ariko nawe atuye hehe mu kw'Imana. Wabuturanye n'umuntu nta n'ikibanza uhafite, unacumbitse bari kuguha priyave, atuye umunsi urasohoka, ariko hose hitwa hehe mu kw'Imana. Twese dutuye hehe mu kw'Imana.
natari inzira ni mukwaye. Julienne turagushimiye cyane kubw'ikiganiro cyiza tugiranye, gusa abantu nize ko bakomeje kuryoherwa n'ikiganiro twagana ibintu byinshi. Reka tumureke ajya gusenga uyu munsi, nandi mahirwe twari tugizeho kuza kunga kuganira nawe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ukomeze kubana ukomeze kubana natwe mu biganiro tugenda tutambutsa no kuri Gonareke Plus. Julienne ni uwacu, we nahanda agiye nisibye ko ndanabakunda cyane, babwize ukuri ndabakunda ni ukuri kw'Imana. Yego nasomye ijambo rambwira ngo nimba ukunda umuntu uzabimubwira atarapfa. Ndabakunda mu byumve, nawe niba unkunda comment zirakenewe kandi Julienne muzi ko tuvugana, ariko uburyo bagukurikira, uburyo babanditse muri comment nezera ko bagukunda. Yes, bagukunda benshi ntabwo nakundwa na bose, ariko benshi nanjye ndabakunda, kandi bamwe muri mwe mwese tuzasurana. Ni karibu gusura Julienne, kandi nanjye nzabasura. Hanyuma rero tugeze muri kakanya keza abantu basigaye bakunda, na kakanya twavuze ngo bafite iyerekwa. Ni karibu nge nazo umurongo mugari abafite iyerekwa, ariko berekwe neza ntibaze kuvangirwa. Ntibavangirwe, nibamara kugira iyerekwa tuzashaka pasiteri tumubwire, ubundi aturambureho ibiganza. Abafite iyerekwa. Hanyuma tugeze mu kanya ko gufata nimero yiwe, nasoza kuduha nimero yiwe, turasoza n'ikiganiro kugira ngo umuntu wese uzifuza gusenga na Julienne azamubone ku buryo bwose. Ngewe wampamagara ugasanga ndi mu bindi cyangwa usanga ndi mu kazi, ariko Julienne nimero ye arayibabwiye ko muzamuhamagare byoroshye. Nimero ya Julienne ni ngaruka ntabwo se Julienne kagira ngo niwe tuwa amazina ni yayandi. Yes, tugiye gusenga Imana. Waba udukurikiye ufite ikibazo cy'uburwayi, waba udukurikiye ufite ikibazo cy'ideni, waba udukurikiye ufite ikibazo cy'ubukode, waba udukurikiye ufite ikibazo cy'inzara, waba udukurikiye warabenzwe kenshi, waba udukurikiye ubukwe bwarapfuye kenshi, waba udukurikiye urambagiza ntibakwemere, waba udukurikiye waradepoje bikanga, waba udukurikiye waragize akagambane mu kazi, waba udukurikiye intambara ari nyinshi ku buzima bwawe, cya bugufi mu mutima wawe dusenga Imana. Uyu munsi mfite umuhamagaro wo gusengera abantu mfukana. Wowe turi kumwe dufatanyije muri iri senga ngiye gusenga, ubwe ngo nonaha nkimara kumva isengero ubuzima bw'uburwayi mbuhaye Piriya ata eneva egate, dufatanye kwizera Imana idukura muri ntibishoboka idushire muri birashoboka. Tugiye gusenga Imana dufatanyije kwizera, ihane wizere, hanyuma dusenga. Mana tugushimiye kuri Imana idukunda, itwitaho uko bukeye nuko bwije. Izina ryawe waratuzigamye, twaraba kurimbuka ntitwaraba kugirirwa imbabazi, ariko wowe uratwitangira uravuga ngo nitubeho. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye kongera gupfa twararwaye ariko waratwimanye. Muri njye yaravuze ngaho hatasi eneva agasiye biri warakoze kuri birashoboka kadukura musabiye inzu ko waravuze ngo icyo uzagikora. Birashoboka ko yarahawe Piriya mu kazi, birashoboka ko adukurikiye yarandikiwe akagambane, birashoboka ko adukurikiye yarandikiwe ibaruwa yo kuburana urubanza, ariko nyemerera uyu munsi uhindura amateka kuri gusengera uburwayi agakira, uzakora kwiyubakisha uzururukira kubana natwe. Umunsi ntabwo tugisaba kuko duhaye ububasha bwo gutegeka. Turategetse ibidafite umubiri nibimera umubiri bitwumve, ibidafite amatwi bitwumve, kubera ko ushobora nakoze komeza tudashira iseze
Imana iguhe icyo isabye mugubwa